tekereza narabyaye umwana aho kugira ngo nandukane n'umugore umugore apfa umwana ngasigarana umugore umwana na amaraso yawe ariko umugore n'umwana wundi ariyo mpamvu birivuga ngo nicyo kizatuma umugore atase na nyina agasanga umugabo akabana karamata none uko umugore noneho byahise bihinduka asigaye ata umugabo kajya kubana n'undi akaramata yego birashoboka ariko uyu munsi nge ndashaka kuvuga ku gaciro k'abantu babiri babana cyangwa bakundana uru rukundo yo ruhari aba bantu bakundana by'ukuri ndakubwiza ukuri nago uyu munsi wa none umugore yubahwe umugabo yubahe ku bantu babiri bakundana acukumbuye nakirebye ndakirangiza twari turindeye ko Garasi agira ikinaza akabivugaho ariko tubirebye nge narebye Garasi hagati ye na Brazil harimo ikintu baziranyeho nk'abantu babanye harimo akantu baziranyeho cyangwa ku kintu naka bashobora kuba barapfuye uyu munsi wa none akaba ari cyo kintu kiri gutuma Brazil atatinya gushyira ukuri kwa Garasi hanze cyane ko Garasi ashyizwe hanze nk'umuntu wasenye abandi ariko kandi uyu nawe hari amakuru bagiye tumwumvaho y'intandaro cy'icyasenyeye ni inyurwa Vitali wo kumpemburo yego bigahita bincanga uyu muntu ushyize hanze umuntu yego kandi nawe hari urwo abandi yasenye nawe hari andi makuru amuvugaho agakingirwa ikibaba n'amakomanteri n'ibindi binyamakuru bikomeye asuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi uyu munsi ngarukanye na YouTube channel yitwa Pastor Fanny Official Yubahwe TV na Kiranuka TV yewe n'Intoranwa TV nishimiye kubana namwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi nzanye n'umwana w'Imana nge nago nkunda kuvuga ngo abakozi b'Imana yitwa Samson nibyo hari yego nibyo Samson umeze neza turaho turashima Imana tumeze neza maze iminsi dupanga ibintu by'ikiganiro ariko niba ari nge uri bugusaba imbabazi zo kugukwepa niba ari uri bunsaba imbabazi nakazi keshi nishe gahunda Imana imbabare naho mbabarira ariko naragushaka yego umeze neza turashima Imana turaho tumeze neza Imana iraturinze yego turishimye cyane nyuma y'iminsi myinshi inkuta z'ibihome byakugwiriye imisozi ibihanamanga byose wacuritse n'ibindi byakugwiye tongeye turahuye ikaze mu kiganiro murakoze cyane kuduha ikaze mukadugirira icyizere cyo kubana namwe mu kiganiro Imana ikomeze kubaho umugisha ndetse n'abadukurikiranye kuri Yubahwe mumeze neza turashima Imana ariko ngo ntago murabona monetize ntago turamonetize baduhaye subscribe kaba monetize byaba byiza cyane yego abantu banageyo akajisho mudukurikiye mukore subscribe kandi mukabyara mujye mumukurikira mujye kuri Pastor Fanny Official mubakurikire mujye ku Ntoranwa TV mubakurikire ubwo ndabwira abakunzi ba Kiranuka TV muri rusange bifatikanye muri uyu murimo kugira ngo ibintu byose bigende neza nkuko nkunda kubabwira ngewe mbanje mu biganiro byacu kenshi tuba tubabwira ukuri ariko kurimo no kwishakira umugati mwuka byara yego hanze mbabwiye ko nta muntu tuba tuje kwibasira aha ngaha ahubwo tuba tugira ngo tuvuge ibyo twumva n'ibyo tumuziho cyangwa abantu benshi musobanukirwe namenye amakuru y'uko uyu Samson ari mu bantu basenganye n'umwe mu badamu bari kuvugwa muri iyi minsi damu witwa Garasi igeze no kumuhamagara ngo tugirane ikiganiro ambwira ko kubera impamvu ze bwite nta kindi kiganiro agomba gukora icyo twabonye yakoranye na Pastor Claude ari cyo kiganiro kandi yumva atambukije bihagije gusa bamwe mu mbuga nkoranyambaga baravuga ati ntabwo twemera ko Pastor Claude yamubaje atashyizemo amarangamutima oya ariko abandi bakavuga ngo Pastor Claude wamubajije pe habayemo akantu kajyanye no kwikuramo impeta bati ndayitaye Ephraim muri make yashatse kugaragaza kamwe yego uyu munsi ndifashisha Samson umwe mu bantu basenga Garasi muhura bwa mbere
mbere yaho reka tubanze dusenga Imana. Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba, Imana irema ibintu bikaba, mu izina rya Yesu turasenze, bana natwe mu kiganiro twigaragarize, turasenze de l'homme shira lo migreme shando benesti wizi migreme, bana natwe mwama barushye baruhure, abafite intimba zo mu mitima barengere, mu izina rifite imbaraga n'ubutware rya Yesu Kristo rakoze, amen. Yego, warumbajije ngo Grace namubonye gute mu gihe twabasenganaga cyangwa se mu gihe nari muzi. Grace ni umwe mu bantu twagiye tubana mu murimo w'Imana ndetse dusengana za Musanze mu cyumba ahitwa mu Gahunga Kabarashi. Tubana dusenga Imana n'abafisi abitwa abanyabade n'abantu benshi n'abantu benshi cyane bimusanze twagiye tubana mu bihe byo gusenga na Grace. Grace uburyo wenda nyine twasenganye Imana, nyine yari umukozi w'Imana nkuko n'ubundi twagiye tumubona mu itorero rya cyangwa mu cyumba cye asenga, kuko yavuye hari Yesu akomereza umurimo ino ahangaha kandi ibintu biza kugenda neza uko twamubonaga. Hanyuma rero byamubayeho nyine wenda byo gusenya, nta muntu gusenya bitabaho. Uyu munsi ubaka ufite amahirwe uzi kuzagira amahirwe yo kubaka bikarangira urugo rwanze. Ibyo twagiye tubibona ku bakozi Imana bamwe, ndetse ari cyo kintu kiriho mu bakozi b'Imana benshi, bana abantu bakunda guhura n'intambara mu bintu bigendanye n'urushako. Ibyo rero ntago twabimuterera amabuye, ariko ni turi kuvuga nyine nkuko bimbaje kuri Saga nyine bimaze iminsi bimuvugwaho cyangwa y'uburyo muzi. Uyu Grace uburyo muzi, nje muzi nk'umukozi w'Imana, usibye wenda bino bari kugenda bashyiramo n'utundi gwenda umuntu aragwa cyangwa se akaba yanacika intege mu by'uru rugendo, ariko ntago bikuyeho ko Grace ngiye muzi ko atari umukozi w'Imana. Nicyo kintu numva. Hari byinshi biri kugenda bitambuka mu mbuga nkoranyambaga by'ingeso yo gusenya ingo z'abantu. Yego, umwe mu bantu nawe utagifite amahirwe y'uko urugo rwawe wahagaze. Yego, cyangwa se wigihari. yego. Isenyuka ry'urugo rwawe ryaba rifitanye isano nuko muziranye na Grace. Isenyuka ry'urugo rwawe ryo ryagenze gute? Niba kuko yaba ari Grace yaba yaragize uruhare rwo kugusenyera, nabyo bitubwire, kuko ntabwo hano ushobora kuncika tuganire nk'umuntu ntazi ibyiwe, nawe ibyawe ndabizi. Yego, ibyanjye urabizi kandi nekereze ko Ezekiel uri umuhanga, ibintu bumbaje bira byiza cyane ko n'abantu babimenya. Nago nice hano nje kuvuga ibyambaye cyangwa ibyisenya by'urugo rwanjye, ariko uyu munsi wa none nekereze oya, ariko cyane iyo umuntu yivuze ari igihe no mu iterane bashaka kukubwira ngo haguruka wivuge, ukabura systeme wivugamo, ukavuga se ndavuga ko ndi umugabo, ndavuga ko ndi umugore. Ibyo ni ibintu biba mu bikomere ku bantu baba barasenye cyane cyane, ubura systeme uvuga se ndavuga ndi umukobwa, ababihenge kandi fiye Mary nakoze iki, ariko systeme cyangwa se igikomere cyo kuba warasenye cyo bukigendana. Kandi nibutse ko abantu uyu munsi wa none umuntu wese uri muri fiançailles cyangwa atereta agapanga umushinga wo gukora ubukwe cyangwa kubaka azi ko atazigera asenya. Ni urugendo rurerure cyane umuntu ahura narwo, ariko uyu munsi wa none nago icyo nabwira abantu, nago gusenyuka ku rugo rwanjye byaturutse kuri Grace. Ni intambara zanjye bwite, ndatekereza imyaka 2 igiye gushira dutandukanye n'umugore wanjye, kandi uyu munsi wa none cyo kubona narabyaye kandi abana banjye mbita ko ingorane nahura nazo z'urugo nago zikwiye ko abana banjye baba mu buzima bubi. Yego, kandi uyu munsi wa none iyo umuntu yasenye ni igihanda cyane igishaka umuntu abagendana, keshi buri muntu aravuga ati niwe wananiranye, ariko hagati y'umugabo n'umugore abo bantu nibo bazi ikintu bashobora kuba bapfa, n'abandi bo ku ruhande bo nta muntu wapfa kubimenya. Kandi burya nagahinda k'igisirimu kabagahinda kose kitwa gahinda. Rero uyu munsi wa none kuri Grace naga ari we wateye kuba narinziranye nawe cyo twarasenganye, dore ko ni wanjye yaratarahagera, ntabwo rwose ari we muntu yaba nkuko warubimbajije yawe yaratumye urugo rwanjye gusenyuka. Abantu bashobora kukubona bakumva uri kubivuga bakavuga ati ashobora kuba akageso bavuga kuri Grace ko kubenguka abagabo babandi, ugasanga rimwe na rimwe yabayeho no kuba byaba intandaro yo gusenya urugo. Aba bavuga ati ko nawe tukuzi ku rugo rwasenye ukaba uje uri kuvugira Grace. Yego, ntabwo byaba biterwa n'ubucuti mwagiranye ugatuma wenda bivamo intandaro y'urugo rwawe? Ntabwo urombi kubajije
mu rwego rwo kugira ngo nkwibutse amateka y'urugo rwawe Oya. cyangwa mbyibutse abantu cyangwa kibe igihanda ngiye kukujombesha kugira ngo utaza kwisanzura muri iki kiganiro. yego Ahubwo mbikubajije mbariza abadukurikiye kuko barakuzi kuba umusitari yego bitonde yego ashobora kuza kubikujombesha muri comment ntabikubajije bijya akavuga ati impamvu nuko ushobora kuba hagati yawe na Garase harabayemo ubuhabara. Rero ubyihanganiye ko mbikubajije. ya nta kibazo kandi uyu munsi nubwo nahura nabyo mu myaka mfite ndacyari mutoya nubwo umugore tutasha kandi n'umugore wanjye nawe twabyaranye nawe aracyari muto twarabivuganye turabyumvikana ndamubwira ni turatandukanye ariko nibiba ngombwa kuzabona ushaka nanjye nkabona ushaka nta kibazo cyo gushaka uyu munsi wa none njye nta n'ikibazo niba abana banjye mbishyuriye amashuri abana banjye bakaba barya ku bwanjye nabona abana banjye ari marine mu muhanda uyu munsi wa none ni umugisha twabonye mu nyungu zo gushakana kwacu ariko mu rugendo rw'amahirwe y'urushako ntabwo byakunze uyu munsi wa none rero nta kibazo ufitanye nawe niyo wanamubaza ndetse harimo bamwe mu banyamakuru bagiye bamuhiga ngo bamubaze arababwira no ntabwo mfite kuza kwisobanura imbere itangazamakuru dore ko bamwe bashatse no kumwishyura amafaranga aravuga ati nimba umugabo yishyurira abana amashuri akabagaburira tukavugana uburyo abana bacu bagomba kubaho ubundi baraza kunshyiramo ngo njye kugira ngo nze mvuge iby'ubuzima bwacu bw'urwo gute ndetse bimwe byaje kurangira nyine tubyumvikanyeho kandi uyu munsi wa none umutima wanjye uranyuzwe n'uranyuzwe kubera iki hatambitswemo akantu kavuga ngo wemerewe kuba wakwishakira nanjye nemerewe kuba nakwishakira ntabwo muteganya kuba mwasubirana wenda impamvu mwapfuye ziramutse zivuye. Oya ngiye ku rwanjye ruhande mu buzima bw'ubukristo mfite ntabwo njya niyoberanya ibyo ni uburenganzira bw'ubuzima bwanjye bwite kuko niba uyu munsi none twasengeye abantu benshi ingo z'abantu zirubakika wenda izacu zitanariho uyu munsi wa none rero ibyo ni njyewe ku giti cyanjye bireba n'iby'urugo rwanjye n'iby'urugo rwanjye uyu munsi wa none nta wundi muntu binareba mu gihe rero ngizemo ikibazo bikaba byanze bikaba bidakunze ni ingenzi ahantu byapfiriye uyu munsi nta n'umuntu wangirira impuhwe kurenza uwo mugore twabyaranye nawe abandi bavuga ko bivuna muri komenti ndabizara abandi kabagutuka aho nagiye nanga ibiganiro bagenda banuka bavuga iki ariko agahinda k'umuntu arakamenya umubabaro w'umuntu arawugendana uyu munsi wa none nago kuvuga ngo twasubirana cyangwa tukabana ntabyo nzi ntabwo mbyewe bihari cyakora ntabwo umuntu aba icyo ngicyo cyo ntabwo muri budget ndetse no kuvuga ibintu byinshi ntabwo bihari. Reka aho ngaho tuharenge kuko ntabwo ariyo ntego y'ikiganiro cyacu wenda nuko kaba kitambitsemo kugira ngo abantu bamenye n'abantu babanze banasobanukirwe n'umuntu tugiye kuganira nawe n'ingingo turi kuganiraho cyane ko ari ubutandukane bw'abagore n'abagabo ko Garase byanga bikunda yabanje kubana n'umugabo. Yego. Waba uzi umugabo wa mbere wa Garase? Oya, abo Garase ntabwo muzi. Ntabwo muzi. Ngiye twumva twahuraga nk'umunyamasengesho tugasenga twamara gusenga kumwe abana barangiza gusenga bakiyakira ubushuti bwo mu bukristo kandi koko ijambo ridusaba gukundana ariko cyane kwinjira mu buzima bwe cyane ngo ngiye kumenya umugabo ahatuye twari niba Garase ni yarazi wanjye twahuriraga mu murimo w'Imana. Iyo muri murimo w'Imana abantu babwiriza abandi bahanura tugaca tukagenda ibindi biza nyuma yaho kereka waramusuye ibyo nicyo kintu numva ntabwo umugabo we wa mbere muzi. Inkuru za Garase zatangiye mu ntangiriro z'uko turi mu bihe by'amata n'uyu munsi ni inkuru zigihari. Yego. Ubwo hagaragaye video bigaragara yuko Garase yabonye umukunzi ndetse anamuterera ivi. Birakomeza biragenda birashumikana zikajya zivugwaho gake gake ariko ni inkuru zatangijwe n'umugabo witwa Plaisir wo kuri Zaburisha umwe mu bantu tuzi nk'umuntu udashobora gutambutsa inkuru z'amatiku ariko abagiye bagaragara bazisesenguraho bamwe baravuga ati ayo n'amatiku yayo abandi bakavuga ati mukubite hasi iyo ntuzi iyo ntuze y'umugore usenya kazarusenya k'ingo z'abantu. Yego. Umuntu uzi igikomere kirusha ni hehe Garase ubona yaba yarakomerekeye? Aho yaba yarakomerekeye ndashaka tubanze mbere ikiriho cyo igikomere cya mbere ariko tubanze turebe ko ibi bintu bishobora no kuba byaramukomerekeye. Yego, igikomere cya mbere nuko yashenye bwa mbere. Yego. Arasenya arera abana wenyine nk'umugore
nta mugabo ari kumwe nawe, ni igikomere gikomeye. Uyu munsi wa none hari benshi bahura n'icyo kibazo cyo gusenya ku bagore. Umuntu agashobora kuba yatajya, umugore akaba yagashobora yatajya mu ngeso mbi z'uburaya, ariko Grace yakomeje imbere y'Imana, akomeza gusenga Imana, afatanya n'umurimo, akomeza gusenga. Uyu munsi wa none icyo nacyo ni igikomere Grace yabanze guhura nacyo mu buzima. Biza kuba ngombwa rero ko aho yagiye gukorana na Brazil wibuke ko ari wajya kujya gufata ibiganiro mu itorero ryo kwa yego, aho twagiye tubonera kari akantu kacishikanye ngo tanga nomero wakinuwe. Niyo muntu wamwamamarije kuri tanga nimero wakinuwe. Yego, ntekereza ko rero uyu Grace nubwo uyu munsi yavugwaho ikintu cyitwa gutwara abagabo b'abandi, ariko ni umugore wabanye n'umugabo. Twibutsa abantu badukurikiranye ku muntu wese waba warasenye cyangwa se utarasenye. Uyu munsi ku muntu wese wasenye, icyambere urugo ruraryoha. Kubaho utari wenyine, utarara wenyine ni ibintu byiza. Kuba uri umugore urongorwa n'umugabo wawe ni iby'igiciro. Kuba warabayeho uri umugabo ufite umugore utifuza abandi bagore nabyo ni byiza. Ariko uyu munsi nka Grace urumva arasenye, amaze gusenya abaye mu buzima bwa wenyine. Buryo y'umugore asenye hari ibintu byose bimuzeyuka, buri muntu wese twakuba hafi, twagufasha yererere. Birashoboka ko nizi ngorane nka Grace nk'umuntu yari guhura nazo, ndetse akageragezwa na bamwe mu barokore bari mu murimo w'Imana bakanamutereta. Cyo ntago tubirenga ko bashobora no kumutereta bamwe ari n'abapastori abandi n'abahanuzi cyangwa bavuga butumwa. Ntiyabura n'abamubaza igitse. Yego, kandi birumvikana. Noneho rero uyu munsi hano uza kumbwira ko Grace atakomerekeye aho hantu, yahuye n'intambara zikomeye muri icyo gihe. Rero birangije aho ngaho sinzi niba tuza guhita dukomeza ku rugendo rwa Brazil, ariko wari ubivuze. Nta kibazo tu. Wamufashije. Uyu Brazil ni umuntu cyane ugaragara ku nkuru zijyanye no gufasha imbabare abantu bababaye cyane mu buzima busa buryo. Ariko uyu munsi nawe ni umuntu nawe ukemangwaho n'abantu ku magambo menshi, abantu benshi bagenda bamuvugaho, abo yagiye arya amafaranga yabo ba Dawidi, abantu benshi batandukanye, ibyo turabizi. Ariko n'abapeni ibyo turabizi. Nago bikuyeho nubwo Brazil yafasha abantu, kaya mafaranga wahagarara, waba uri umudiaspora yamuhaye, waba uri umunyarwanda warayamuhaye kuko atanga nomero, ntago bikuyeho yuko aya mafaranga abatanageza ku muntu bayahawe. Ikintu wenda abanyamakuru muzajya mudukorera nuko bigoye, ariko byanashoboka kuba umuntu abantu batanga nomero y'umuntu bakamufasha bitewe n'ikibazo runaka afite, babikoreye kuri nomero ye. Ariko na Brazil yakwiyambika ishusho y'ubwiza yo kugira neza, ariko nta mutima afite wo kuba yabikora. Ibyo rero kuba ngewe mu kiganiro Grace yakoze, ndebye neza nacukumbuye, nakirebye ndakirangiza. Twari turindeye ko Grace agira ikinaza akabivugaho, ariko tubirebye nge narebye Grace hagati ye na Brazil harimo ikintu baziranyeho nk'abantu babanye. Harimo akantu baziranyeho cyangwa ku kintu naka bashobora kuba barapfuye. Uyu munsi wa none akaba ari cyo kintu kiri gutuma Brazil atatinya gushyira ukuri kwa Grace hanze. Cyane ko Grace ashyizwe hanze nk'umuntu wasenye, wasenye abandi. Ariko kandi uyu nawe hari amakuru twagiye tumwumvaho y'intandaro cy'icyasenyeye ni inyurwa Vital wo ku Mpemburo. Yego, bigahita bincanga uyu muntu ushyize hanze umuntu. Yego, kandi nawe hari urwo abandi yasenye. Nawe hari andi makuru amuvugaho, agakingirwa ikibaba n'amakomanteri n'ibindi binyamakuru bikomeye. Uyu muntu turaza kwizera ukuri kwe kuhe, cyane ko tutayobewe ubuhamya bwa Grace yiyemera ko ari umudivorce wasenye. Ese koko ni iyihe limite ihari kuri Grace itamwemera kuba yatera? Uyu Grace ari Grace ndetse na Brazil yavuzweho gusenya urugo rwande rwa Vital. Avugwaho yuko nyuma aza kuvugwaho zira plaka za Boaz n'ibiki byose, kandi koko ibyo ni ibintu tuzi natwe tuzimo byagiye bibaho. Uyu munsi wa Brazil wavuzwe ibyo, uyu munsi wa none ari mu ishusho cyangwa se ubukozi nyina yitwa umukozi w'Imana, yewe ndetse mu itorero rya DPR asengera aravuga rikijyana. Kandi koko uyu munsi wa none haba mu idini turimo cyangwa amadini dusengeramo, iyo uyu munsi wa none
ufite ibintu runaka bifatika iyo birashoboka ko n'ukuri kwe batagwishura ngo bagushyire hanze uyu munsi wa none rero na Brazil na Garasi ku bintu bijyanye no gusenya na Brazil nayo baramuvuze noneho nawe nk'umuntu banabanye na Garasi ntiyatinyira guhita aza guhita akubita hasi nde Garasi ariko Garasi we yivugira avuga ngo hari ibyo nta kintu nshaka kuvuga kuri Brazil kuko nta gihe mfite cyo kuza kubivugaho ariko nyine hari akandi kantu Korode yamutambitse ashaka gusa nk'ugiye kubivuga ahita yongera arigarura n'undi asubira aho yarari ariko ndakubwiza ukuri hagati ye na Brazil hari ibintu batigeze bahuriraho hari abantu bahise bakeka yuko Grace yanze gushyira ukuri kwa Brazil hanze aravuga ati hashobora kuba harabayeho ibintu byo gusabana ikintu runaka ivi nyine ariko uruhande rwa Grace rukaba rwaranze kubikora kuko harabayeho icyo kintu yego ko Brazil yatinyuka gukora video ishyira umuntu hanze kandi uwo muntu ariwe wagize uruhare rwo kumuzamura ku bantu bakoranye wenda cyangwa se yaramusabye biranashoboka ko kimwe cyo Ezekiel uyu munsi Brazil ashobora kuba yarashatse wenda n'urugero ko nkuko bavuga ko Garasi atwara abagabo yenda anashatse kumwaka ku bintu reka tubivuge gutyo hano batwihanganire ibintu ni byinshi byaba ari ibintu birimo ibikoresho byo mu rugo kugira ngo baryame reka tubivuge gutyo noneho Garasi bikaba ngombwa ko yabyemera cyangwa akanabyanga sibyo nawe yivugira avuga ngo ntago turageraho umwanzi adatera ibuye icyaha twagikora twanakora ibyaha turi abantu ariko uyu munsi wa none uyu Grace wabonye ko adashaka kuba yashyira kuri hanze tw'ubuzima bwe bwite n'imibanire na Brazil avuze ati ni musaza wanjye twarabanye twarakoranye nawe bwaba Brazil yaba ari kuba yakwishyura ngo baze bashyire ubuzima bwanjye hanze basebye ariko nta kintu ngende bubivugeho rero urabona ko hari akantu atashatse gushyira hanze ariko aziranyeho nande na Brazil birashoboka ko wenda ari uko yamufashije runaka mu bintu runaka cyangwa se nda bagatandukana n'abantu badatandukana n'umugore n'umugabo baratandukana ariko uyu munsi wa none yari yifashe yavuze ko nta kintu agomba kuvuga cyande cya Brazil ntabwo bishoboka ko Garasi ashobora kuba yanze kuba yasenyera Brazil yisange ibyabaye kuri mugenzi we Vitali nawe bimuhaye akavuga ati ngende umubyeyi nzi igikomere cyo gusenya reka ndeka kugira byinshi natangaza ahubwo mwite musaza wanjye yego ejo ntaza kwisanga sambuye urwo yego kubera ko uyu munsi none nyine birashoboka ko urebye mu magambo Garasi yavuze yagiye akoresha amagambo y'ubwenge ndetse yo kuterura mu marenga uyu munsi none turaza kuhagera aro abantu benshi muri komite bagiye bandika twibaze ngo koko Garasi yarekuye Garasi iriya meta yarekuye njyewe nk'umunyabwenge cyangwa se nk'umuntu uzi ikintu cyitwa urukundo hari byinshi nabonyemo ushatse kuvuga ko imibanire ya Garasi na Ephraim hakirimo urukundo kandi habonetse ikigomba kubaca intege kuko habonetse umugore uvuga ati nge twarasezeranye n'isezerano kiracyarifitanye kandi ntabwo bishoboka yuko Garasi na Ephraim bashakana hakirimo isezerano naho yasabiwe Ephraim yasabiwe ubyibuke kuba yatangira gukurikiranwa bitewe n'inyandiko yakurikiranwa bitewe n'izo nyandiko mpimbano zibaye zirimo nta kibazo ariko uyu munsi wa none njyewe urukundo abantu bazi urukundo rubaho hamwe ugira urukundo rukomeye ukunda umuntu niyo mwabura rukaba utamusiga ikintu gishobora gutandukanya hagati y'umugore n'umugabo nuko divorce ya mbere si ugufata ku idarapo dore ko n'uyu munsi tutacyafata divorce ya mbere ni mu mutima iyo mu mutima umuntu yamaze kukuvamo kandi nibutse abana barokore benshi bubatse ingo mu manegeka bajijisha ko bafite ingo nazihari divorce zarabaye uyu munsi ugasanga umwe aryamukwe n'undi aryamukwe ariko bakabaho kubera abana ariko nkibaza ngo ese ari abana n'umugore cyangwa n'umugabo igifite agaciro n'abana cyangwa ite agaciro nuko mwashakanye mukabyarana abo bana iyo uru rukundo rwamaze kubura hagati y'umugore n'umugabo ukiraho gato utaragira uri y'urukundo wowe wumva ari igiki icy'urukundo kijyanye
agaciro ni abana cyane n'umugabo ni umugore wanjye uyu munsi wa none umugore wanjye dukundana cyangwa tukabana cyangwa se wowe udukurikiranye ukundana n'umugore wawe cyangwa nawe Ezekiel ukundana n'umugore wawe uyu munsi wa none nadatekereza narabyaye umwana aho kugira ngo nandukane n'umugore umugore apfa umwana nkasigarana umugore umwana ni amaraso yawe ariko umugore ni umwana wundi ariyo mpamvu birivuga ngo nicyo kizatuma umugore atase na nyina agasanga umugabo akabana akaramata none uko umugore noneho byahise bihinduka asigaye ata umugabo kajya kubana n'undi akaramata yego birashoboka ariko uyu munsi nge ndashaka kuvuga ku gaciro k'abantu babiri babana cyangwa bakundana uru rukundo yo ruhari aba bantu bakundana by'ukuri ndakubwiza ukuri nago uyu munsi wa none umugore yubahwe umugabo yubahe ku bantu babiri bakundana ariko mu gihe byamaze kubaho ko nyine hajemo dodani byamaze kumira ko urukundo divorce yabayeho uyu munsi wa none ntago waza kubwira umuntu umwitambika ngo turacyakundana rero kuri Ephraim na Grace mbigarutseho dukomereje aho nago bikuyeho yuko uyu munsi wa none Grace yakaba atagikundana na Ephraim baracyakundana kandi mbwira abantu badukurikiranye n'abakunzi badukunda cyane n'abakunda Grace aza agaciro k'umugabo se buriya ikintu kiriho cye ni byinshi suko umuntu ababibona cyangwa afite ukuntu abyumva ariko ndakubwiza ukuri buriya Grace hagati ye na Brezil ahubwo abantu baze kwitega video iraza kujya hanze kuko ukuntu ngewe mba nabibonye nawe yavuze ngo muhagarare ndaje mugire vuba nanjye ndaje ifirimbi ya nyuma ndayifite buri ahubwo abantu baze kuba maso bitege video zishobora kujya hanze zande za Brezil nande na Grace zishyizwe hanze na Grace cyane zishyizwe hanze na Brezil cyane na Grace nubwo turi butinde ariko hari inama n'isomo abantu bashobora gukura muri izi nkuru ziri kuvugwa kuri Grace abantu tuzi nk'umuhanuzi kuko ntabwo numva ukuntu umuntu uzwi nk'umuhanuzi twabonaga ari kwaguka cyane uburyo biza guhinduka bigahita byitwa yuko ari gutwara abagabo niyihe nama ngewe nama ndavuga ku nk'umukozi w'Imana kuri Grace cyangwa n'abandi bakozi b'Imana icya mbere abantu nibambara imbaraga z'umwuka ikindi cya kabiri basenge bambara imbaraga z'umwuka ikindi basenge hanyuma muri uko gusenga kwabo biraza gutuma bataza kuba mu magarara izi magarara nibamara kuzikurwamo baraza kumenyera igihe Imana ivuganye nabo n'igihe Imana iri gukoreramo imirimo n'ibitangaza rero uyu munsi wa none Grace ngiye ubundi narinegereze ko ari buze kuri kamera ashobora guhita avuga ati ngiye wabona babaje cyangwa se abanyumviseho ibindi bintu runaka mu mbabarire nciye bugufi cyangwa se urukundo rwanjye na Ephraim rurakomeje ahubwo mwitegura ubukwe mudushyigikire iyi nta kintu na gito yashatse kugira ute gutangaza rero ngewe inama ngira Grace ni imwe nimba akunda Ephraim bibihishe ahubwo nibabane nimba mukunda niba na Ephraim akunda nde Grace biza kutuvanga mu mitwe ngo biyoberanye bacengacengane Ephraim ajyayo nijoro azinduke saa 11 kandi koko Grace si umugore mubi nawe yifitiye icyizere agira ati munerete nawe icyizere arakifitiye bamuterete kandi hagati ya hari urukundo na Ephraim urumva se yakwitwa iki none niba yahamagaje abantu bamutereka urega twebwe yatweretse ko yakwima impeta ariko uyu munsi wa none Ephraim nawe nk'umunyamakuru uzadushakira Ephraim sibyo kandi nanone uyu munsi ushaka no kumuzana Ephraim akavuga ko atamukunda kandi amukunda abana bana biragora ku muntu ufite amabi menshi uza kugira icyo atangaza urabona nubona kenshi umuntu bamuvuzeho inkuru ukabona kenshi aracecetse akenshi ujye umenya yuko ari we uri mu mafuti uri mu bakosa kuko nabifatiye ku rugero bavuze ati madamu wanjye yego
n'igihe uzi icyo twapfa Mhm. kitatuma dusubira cyane. ushobora guhita wumvamo impamvu madamu wavuga ati sinzaza kuri YouTube Mhm. kuko ntago harimo kukubaha Mm. yakabaye akubaha abakiri kumwe nawe Mm. ariko kubera ko atakubaha byatumye atandukana nawe nuko adashaka ko hari ibibi bye ushobora kuba wakwisanga uvuze kubera ko nawe yavuze. Uyu munsi ku mugabo n'umugore babana Ezekiel, umugabo si marayika n'umugore ni abamarayika. Si uko Samson natagira ibibi, si nuko umugore wanjye atagira ibibi, si nuko Garasa atagira ibibi, si nuko Frema atagira ibibi. Ahubwo ibi erega urugo n'urw'abantu babiri babana umugore n'umugabo, iyo byanze intambara zose zigatangira shobora guhera mu cyumba cyangwa zigahera muri salo cyangwa zigahera no hanze mu bantu, ibyo birashoboka. Ariko nakubwiye ngo hagati ya Efuremu na Garasi nibo bazi ubumwe n'icyabahuje n'igihe bamaranye, nibo bazi agaciro kabyo. Naho ubundi twebwe ubwacu twasesengura tukavuga tukaruhira ubusa bakajya batumwaza. Ariko uyu munsi wa none Garase si umwana, afite uburenganzira bwo kubana n'uwashaka, yabana na Efuremu, nta n'uwamuvuba na Efuremu si umugabo azashyira mu mufuka nk'abari abagore avuga ko ari uwabo. Uyu munsi ashobora kuba atanakibumvamo atakinabakunda, ahubwo nababwira bari abagore wagira ngo nabo ubwabo nta cyizere bifitiye, siko wagira ngo nabo babuze abagabo kugira birukanke ku muntu umwe. Siwe wavuze se ko abagabo mwabuze? Oya, barabuze yego, ariko basenga Imana ikabazanira abandi. Imana nose Garase ko abigifitiye icyizere ko yateretwa n'abandi nime abagira ati meta nayikuyemo abwo bagabo mu nyandikire, kuki bari abagore bandi badafite icyizere cyo ko abandi bagabo babaterete uyu munsi wa none. Akubera abagore ntago bigeze bajya kuri YouTube ngo bakore market yo kugaragaza ikibuno. None shaka ko Garase ari gupromotinga ko ariko kwimarketinga yuko akeneye umugabo. None za niba utubwiye aka video ko gashobora kujya hanze kaba oya karahari ko mukitege aka video karahari kandi ka Garase na Brazil. Sha inkuba zakwasanira mu bice. Buzaba mwirebera. Buri yavuze ngo ni munyitege. Nanjye nze kuvuza ifirimbi. Uri kumva? We buriya hari ibintu byinshi byanuze bya Brazil ashobora kuba yaratinye atarashyira hanze. Ati nibyo bizarangiza iyi finale yigisaga. We yavuze ati nimukomeze mumvuge koro, niko yamubwiye ati Pastor Koro niwe washoje intambara yo kumvuga ngira ngo hari nicyo dupfa. Ariko uyu munsi wa none aragira ati nanjye mvuze nkavuga hari byinshi byajya hanze. Sinzi impamvu rero yifata, ahubwo nazavuge ntazavuga vuga ukuri. Yego Samsoni, reka ngushimire ikiganiro cyiza tugiranye. Ndizera ko abantu bagiye bumva ubusesenguzi bwawe. Yego, kandi ntabwo ntekereza ko ubusesenguzi bwawe buriya iyo umuntu asesengura igikomere cy'ibintu nawe yahuye nabyo, umuntu arushaho kumva ukuri kuri muri bya bintu. Hari umuntu ushobora kuba adukurikiye muri aka kanya imbere y'izi mbuga kuba ati ntabwo narinzi ko udafite umugore, hano ubwo narinzi yuko watandukanye nawe, yuko utazasurana n'uwo mwashakanye. Yego, bityo ndumva ngize amahirwe yo kwibonera umugabo wananiwe urwo, ariko ndumva nawe nananiwe urwanjye, ndumva tweta twifatanyiriza twigendana urugendo, n'ubwo inkuru zatuvuga yuko twafatikanye, ariko uriya mugabo we yareruye avuga ko atagifitanye ubumwe n'umudamu. Tumva namuhamagara akanyihera ukuri ko icyatumye atandukana n'umugore we, nakumva harimo impamvu yatuma tubana tukibana. Uyu muntu we yakubona gute? Urakoze cyane ku bantu nimero wa muntu we yaguriki kuba njyewe ndi kuri kamera wenda za Kiranuka n'izindi ziri hano. Sinaje nanjye kuvuga ngo reka nange nomero bakundenderete. Dore impamvu ngomba kuyigusa. Hari umuntu ushobora kwifuza kukwitereta cyangwa se akaba yanavuga ati bakanyiteretera. Njyewe nzi gutereta bizekiye, njye nzi gutereta. Hari n'umuntu ushobora kumva ko utunzwe n'irindazi rimwe n'icyayi. Gato umuvandimwe banamugura byibura ka gazi. Nanone byashoboka. Ngombwa ngo abantu bazace kuri jye nibace kuri nimero yawe ariko nta kibazo. Hanyuma uyu munsi none ngiye mu myaka 32 ifite ni 2. Ezekiel narashatse mara urugo imyaka 8 9. Urugo nzi icyo aricyo nzi icyo nisobanura. N'umuntu uzaza kunjajinga ntago urugo rwanjye yari unyubakira ujya no gusenyuka ni yarahari. Mfite icyatumye ngiye ubwanjye binanira, kandi ikiriho arugiye umuntu agera akananirwa, kamanika amaboko nyina akananirwa,
kandi ikiro ni ukutemera ko wananitse ngo wananiwe ngo umanike amaboko. Uyu munsi rero kubi icyo gihe cyose gishize ngiye mu myaka mfite nemere gutereta n'urukundo ndarufite, utaribwa namenya kurinda. Uyu munsi Imana niyima umugore jyewe ubwanjye nakunze n'abankunda nyubaha, nzashaka nzabatumira abakunzi bacu badukurikiranye baze. Uyu munsi none ntabwo uri buze umuntu wese wadukurikirana niyaza kumbwira ngo banana nakakora kunuko. Uyu munsi none ni njyewe ubwanjye ufite umwanzuro w'ibyo. Reka rero uyu munsi none hari n'umuntu wakenera ko dusengana Ezekiel nk'uko abivuze, reka nange nomero yanjye cyangwa se n'indi nama yaduha. Nomero yanjye ni 0788 666104. Iyo niyo nomero yanjye. Murakoze cyane. Iyo niyo nomero yanjye, unyandikiye wambona. Yego, ibiganiro byacu nakagaruka ariko bajye kuri YouTube channel yawe bayasure bakurikire. Yego, bumve inkuru n'ibiganiro ucishaho. Yego, kandi n'indi nkunga babona ikenewe kugira ngo YouTube igire naho bayiguhe. Ibisigaye komere mu mwami, tubwira abantu yuko iki kiganiro intego tuba tugikoranye no kugira ngo abantu musobanukirwe ukuri. Kwa bamwe baza bitwikira umwambaro wo kwitwa abakozi b'Imana, nyamara imbere ari amasega agize gute aryana. Icya kabiri, niba mubumvise intege nke, ntabwo tubabwiye ngo mubati, ahubwo mubasengere kugira ngo imbaraga mwebwe mufite nabo bongere bazambare. Ahari abo Satani yatwibye niwo munyago twakongera tugakura mu biganza bya Satani, bigatuma bagaruka kandi bagahabwa ubugingo buhoraho. Bibutse ko Grace ni uwacu. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo ni umusinzi ariko ni uwacu, ntimukamutererana. Ni uwacu yananirwa. Gutererana Grace kumusunikira mu byaha, ariko kumwiyegereza ni ibituma twumva intege nkeze n'icyo akeneye kugira ngo yongere kwambara cyane imbaraga. Ephraim nawe ni uwacu, ntabwo dukwiye kumuta ngo Roger nawe ni uwacu. Impande zose tubumve, ariko bibaye na kagaruka. Yego, ngiye nitwa Ezekiel Rukundo. Ahantu hose uri kunyumva usabwe gukora subscribe, yego, ukanasharinga kino kiganiro. Niba unkunda nkundisha n'abantu, kandi niba unkunda kunda nabo twagiranye ibiganiro. Nge ntabwo njya ngendera ku marangamutima ngo ngire mu nyange. Mukunde, umukurikire, kandi wibuke yuko abakeneye umugati. Iyo ukurikiye ikiganiro cy'umuhaye inkuru yo gutuma ejo bucya. Murakoze, ndabashimira. Murakoze cyane.